Turagusuhuje kandi tunaguha ikaze kuri M247 TV. Turagushimiye by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri M247 TV, ariko nawe utarakora subscribe turakubwira ngo igihe ntago kiragucika. Fata umwanya mutoya cyane ukore kuri subscribe, ibiganiro byacu bigisohoka ujye ubibona ako kanya. Ni amakuru nk'ibisanzwe tuba tugarutse kukugezaho, aho tugiye kukugezaho ku makuru yerekeranye na Kayumba Nyamwasa. Uyu nguyu usanzwe ari umuyobozi w'ishyaka rya RNC, urunguru akaba ari ishyaka rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse uyu Kayumba Nyamwasa akaba yaje gusubiranamo n'abanyamuryango b'iri shyaka ndetse n'abandi bose bahagarariye cyangwa se bari mu mitwe y'iterabwoba ikuriwe cyangwa se iyoborwa na Kayumba Nyamwasa, harimo nk'umutwe wa P5. Ndetse ibingibi byaje kuba mu cyumweru gishize ubwo Kayumba Nyamwasa yajyaga kuri space ya Twitter, ndetse akaza kuba yahabarizwa ibibazo byinshi bitandukanye birimo gusubiranamo ndetse no kubazwa ibibazo byinshi birimo kuba yakwikubira umutungo w'ishyaka, kuba nanone yakoresha aya mashyaka mu nyungu ze bwite, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye yagiye ahatwa. Ariko nanone tugiye kukubwira icyo Kayumba Nyamwasa yaje kuvuga kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi byose yaje gushinjwa n'abanyamuryango b'aya mashyaka. Kayumba Nyamwasa kandi aherutswe gushyirwa ku rutonde rw'igihebe 26 u Rwanda rwaje gusohora, cyangwa se leta y'u Rwanda yaje gusohora ko ari ibyihebe, ndetse kuri ubu ngubu bikaba biri kuvugwa ko, cyangwa se kuri ubu ngubu leta y'u Rwanda ikaba yashobora kuba yaratangiye gukorana na polisi mpuzamahanga ya Interpol kugira ngo ibi byihebe bibashe gushakishwa ndetse bitabwe muri yombi, ndetse kugira ngo bibazwe ibyaha bikurikiranyweho. Mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gisije, iki akaba ari icyumweru twasoje, Kayumba Nyamwasa yagaragaye kuri Twitter Space mu kiganiro cyari kiyobowe n'umuvugizi w'ishyaka rya RNC, ndetse uyu nguyu akaba yitwa Ignace Rusagara, aho mu gutangira uyu Ignace Rusagara yaje gusigiriza Kayumba Nyamwasa akamwita umugabo w'intangarugero uvuga demokarasi, imiyoborere myiza ndetse n'amahoro mu karere. Mu magambo ye yagerageje kwerekana ko Kayumba Nyamwasa ari umunyapolitike kandi mukuru, ndetse akaba ari intwari yo guharanira impinduka, ndetse kandi akaba n'umwe mu barwanya akarengane. Ndetse nyuma y'uko uyu Ignace Rusagara asigirije Kayumba Nyamwasa, aya ni amagambo atarigeze avugwaho rumwe n'abari bari kuri iyo Twitter Space, ndetse n'abandi batandukanye bari bafite aho bahuriye cyangwa se bari mu ishyaka rya RNC, ndetse n'ababarizwa mu mutwe wa P5. Kuri iyi space ya Twitter, Kayumba Nyamwasa yaje kuba yahabarizwa ibibazo bitandukanye, ndetse yaje kuba ku kibazo cya mbere baje kumubaza ku rupfu rwa Ben Rutabana, ndetse uyu Ben Rutabana yari umwe mu bantu ba hafi ba Kayumba Nyamwasa, ndetse Kayumba Nyamwasa yigeze kuvuga ko ari umuvandimwe we, akaba umunyabwenge ndetse akaba n'umukada w'igihangange mu ishyaka rya RNC, ndetse no mu bindi bikorwa byose bya Kayumba Nyamwasa. Ariko nanone ubwo Ben Rutabana yazaga guhishura ko Kayumba Nyamwasa atonesha cyangwa se habamo gutoneshwa mu ishyaka rya RNC gushingiye ku muryango wa RNC, ndetse hakazamo no kuba hakoreshwa amafaranga mu buryo butazwi bikozwe na Kayumba Nyamwasa, ndetse no gukoresha ishyaka rya RNC mu nyungu za Kayumba Nyamwasa bwite, Ben Rutabana yise ahinduka umwanzi, ndetse uyu nguyu yaje kwangwa urunuka na Kayumba Nyamwasa, aho bivugwa ko uyu Kayumba Nyamwasa yaje kumuburisha, cyangwa se Ben Rutabana yaje kuburirwa irengero, aho ngo Kayumba Nyamwasa yaje kumwohereza mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ariho yaje no kumwamburira ubuzima. Nanone kandi baje kumubaza icyo Kayumba Nyamwasa yaje gukora, cyangwa se baje kumubaza kwiburirwa irengero cyangwa se kukuba Ben Rutabana yaraburiwe irengero, aza kandi no kubazwa icyo yakoze nk'umuyobozi kugira ngo arenganure uwarwaniraga ishyaka rye. Nanone kandi aza kubazwa icyo yumva yasobanura imbere y'umuryango wa Ben Rutabana kuri ubu ngubu wamubuze, cyangwa se akaba yaza kuba hari icyo yaje gukora nk'umuyobozi mukuru, ariko ibi byose ntago Kayumba Nyamwasa yigeze abisubizaho. Ikibazo cya kabiri kandi yaje kukibazwa ku byerekeranye n'umutwe wa P5, uyu nguyu usanzwe ugizwe n'abarwanyi boherejwe mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo Kayumba Nyamwasa yaje gushinjwa cyangwa se yaje kubazwa kuri uyu mutwe wa P5, bivugwa ko aba basore yaje kubohereza gupfira mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu babarizwaga muri uyu mutwe cyangwa se mu bakirimo bavuga ko Kayumba Nyamwasa niba hari umugome wa mbere ari we, kubera ko yateguye ingabo arangije zitsinzwe arazihakana, ndetse uyu mutwe yawushinze yizeye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko yawukoresheje mu nyungu ze bwite. Abenshi bahasize ubuzima, aho batanze urugero nka Kapiteni Charles Sisibo wari wungirije Majoro Habibu Mudatiru, ndetse uyu nguyu akaba yarayoboye ingabo, aho yaje gufatwa akoherezwa mu Rwanda.
Ku kibazo cya gatatu ni icyerekeranye no kunyereza amafaranga yari yaragenewe kugura intwaro zo gukoreshwa n'umutwe wa P5 ndetse bikavuga ko Kayumba Nyamwasa aya mafaranga yaje kuyafata yose akayakoresha mu nyungu ze bwite. Ni amafaranga agera kuri miliyoni 1,500,000 by'amadolari ya Amerika yaje kunyerezwa na Kayumba Nyamwasa, nyamara yari yarakusanyijwe kugira ngo afashe umutwe wa P5 mu kugura intwaro. Mu rubanza rw'iterabwoba ruregwamo Paul Rusesabagina na Callixte Sankara, abangaba bakaba ari n'abagenzi ba Kayumba Nyamwasa, baje kubwira Sankara ko yatangaje ko Kayumba Nyamwasa yakiriye amafaranga arenga miliyoni n'igice y'amadolari ya Amerika yo kugura intwaro, maze umuhungu cyangwa se Kayumba Nyamwasa akayafata akayakubita mu mufuka, aho bivugwa ko yaje kuyaguramo ibikoresho bye ku giti cye, aho bivugwa ko yaguzemo imodoka 8 za Mercedes Benz Actros ndetse agahita akuraho na telefone, izi ntwaro bagategeza ko zigurwa bagaheba. Ku kibazo cya kane Kayumba Nyamwasa yaje kubazwa cyangwa se yaje gushinjwa harimo gukoresha ishyaka rya RNC nk'akarima ke ndetse akarikoresha mu nyungu ze bwite aho kugira ngo arikoreshe icyo barishingiye. Hari ibintu bitatu bikomeye byavuzwe n'abantu babaga mu buyobozi bw'ishyaka rya RNC, aho icyambere bavuze ko ishyaka rya RNC yarihinduye isambu yo mu rugo rwe ndetse ubu ngubu Kayumba Nyamwasa akaba yararigize nkaho ari ishyaka ryo ku giti cye, ahubwo atita ku banyamuryango cyangwa se kuba bafatanyije kuba barashinze iri shyaka. Ikibazo cya kabiri bavuze nuko imyanya yose ikomeye iba mu muryango wa Kayumba Nyamwasa, ndetse kuri ubu ngubu bikaba bivugwa ko ishyaka rya Kayumba Nyamwasa riri mu maboko cyangwa se asa nk'uritwara mu myenda cyangwa se mu mifuka y'imyenda ye. Ikibazo cya gatatu bagaragaje nuko ugerageje cyangwa se umuntu wese uhirahiye kuba yavuga ukuri acibwa muri iri shyaka cyangwa se akicwa cyangwa se agapfa urupfu rutunguranye cyangwa se akaburirwa irengero. Batanze urugero rukomeye ku bagerageje kuko bavuga ibitagenda neza mu ishyaka rya RNC, aho baje kugaragaza bamwe mu baburiwe irengero, aho kwikubitiro batanze urugero rwa Ben Rutabana waje kuburirwa irengero nyuma yo kuvuga imyitwarire mibi ya Kayumba Nyamwasa. Uretse Ben Rutabana kandi hari nk'abandi barimo Mukashema ndetse na Mugenzi n'abandi batemeraga politike ya Kayumba Nyamwasa, ndetse abangaba bakaba baraje kurenganywa ndetse bamwe bakaburirwa irengero. Uretse abangaba babashije kuba baburirwa irengero, hari abataye uyu mutwe barigendera, aho bavuga ko politike ya Kayumba Nyamwasa atari nzima cyangwa se nta na business irimo, ahubwo ko Kayumba Nyamwasa ibyo yashingiye ishyaka rya RNC nta na kimwe yigeze akora mu nyungu z'iri shyaka, ahubwo ko ibi byose abikora mu nyungu ze bwite ndetse no guhaza ubutunzi bwe. Kayumba Nyamwasa kandi yohereje abasore bo mu ishyaka cyangwa se bo mutwe wa P5 mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse aho baje kurwara cyangwa se aho baje guhangana n'indwara zitandukanye muri aya mashyamba, ndetse bakaza kwicirwayo n'inzara, nyamara Kayumba Nyamwasa we yabaga mu mahoteli yo mu rwego rwo hejuru muri Uganda i Kampala ndetse no muri Afurika y'Epfo i Pretoria. Kayumba Nyamwasa kandi yakoreshaga imodoka zigezweho muri Afurika y'Epfo ndetse akishyurwa na diaspora yo mu Burayi ndetse na diaspora yo mu majyepfo ya Afurika. Abamufashaga kandi bakomeje bavuga bati twatangiye politike twizeye umuyobozi, ndetse tuza gusanga ari umugabo w'ubucuruzi gusa ndetse uharanira inyungu ze bwite aho kugira ngo aharanire inyungu rusange. Iki nanone ni ikindi kibazo kandi ntabwo kigeze gisubizwa na Kayumba Nyamwasa ubwo yari kuri iyi space ya Twitter, ndetse ibibazo byose yabazwaga yagerezaga kuba yabica ku ruhande ntabisubize uko bikwiye. Ikibazo cya gatandatu ni icyerekeranye n'ubucuruzi bwa Kayumba Nyamwasa mu bihugu bitandukanye, aho ubucuruzi bwose abukoresha amafaranga aba yakusanyijwe kugira ngo afashe ishyaka rya RNC ndetse n'iyindi mitwe iyishamikiyeho nka P5, ariko Kayumba Nyamwasa akayafata akayashyira mu bucuruzi bwe cyangwa se akayashyira mu bikorwa bye bwite. Abagaragaje cyangwa se hari abagiye bagaragaza bavuga ko hari ibintu bizwi ko Kayumba Nyamwasa afite ubushabitsi bwa transport muri Mozambique, Angola ndetse na Afurika y'Epfo. Uretse ibi kandi bavuga ko Kayumba Nyamwasa afite amasoko n'iduka rinini i Maputo, nanone kandi bakagaragaza ko afite inzu zihenze i Pretoria muri Afurika y'Epfo ndetse no mu yindi mijyi itandukanye muri iki gihugu. Amakuru y'imbere kandi mu ishyaka rya RNC avuga ko ibicuruzwa byinshi byazamuwe n'amafaranga ishyaka rya RNC ryakusanyije, aho bari bayakusanyije kugira ngo azagurwemo intwaro zitegura cyangwa se zikomeza kwifashishwa mu bikorwa by'iterabwoba bisanzwe bikorwa n'iri shyaka rya RNC, ariko aya mafaranga ntabwo intwaro zigeze zigurwa, ahubwo bivugwa ko Kayumba Nyamwasa yayashoye mu bicuruzwa bye cyangwa se mu bucuruzi bwe bwite.
Muri make mu kiganiro cyo kuri Twitter Space, Kayumba Nyamwasa ntabwo yigeze asubiza ibintu byose bimurega kuko ntabwo yigeze asobanura irengero rya Ben Rutabana, nta nubwo kandi yasubije ku rupfu rw'abarwanyi boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu mutwe wa P5, nta nubwo kandi yigeze asobanura amafaranga agera kuri miliyoni 1.5 z'amadolari ya Amerika yari yarakusanyirijwe kugura intwaro, kandi nta nubwo yigeze anasobanura uko ishyaka rya RNC ryabaye akarima k'umuryango we cyangwa se ryabaye ishyaka ryo gukoresha mu nyungu ze bwite aho kugira ngo rikoreshwe icyo ryashingiwe. Uretse ibi ngibi kandi Kayumba Nyamwasa ntabwo yigeze asobanura impamvu yahishaga abanyamuryango bamubazaga amafaranga cyangwa se bamubazaga uko amafaranga y'ishyaka rya RNC yakoreshwaga. Nta nubwo kandi nanone yigeze avuga impamvu yoherezaga urubyiruko gupfa mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara we yasigaye muri Afurika y'Epfo cyangwa se yasigaye no mu bikorwa bitandukanye byo ku giti cye, aho ari ibikorwa byazamuraga ubutunzi bwe aho kugira ngo arwanire ishyaka rya RNC yashinze, ndetse kuri ubu ngubu akaba ari ishyaka muri ryari ryarashinze kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse bakaba banafite intego yo kuba bakuraho ubutegetsi bwa Kigali. Kayumba Nyamwasa yakunze kugaragaza ko leta y'u Rwanda ari leta iyobowe n'igitugu, ndetse ashinza igisirikare cy'u Rwanda ndetse na guverinoma y'u Rwanda muri rusange ko bamwambuye impeta ze ndetse n'amapeti ya gisirikare, aho yavuze ko ibi byose yabirwaniye cyangwa se yagize uruhare mu kubohora igihugu, ndetse akavuga ko ibi byose u Rwanda rutigeze rubiha agaciro, ahubwo ko baje kumugira ikivume ndetse bakamuca mu gisirikare cya Repubulika y'u Rwanda RDF, nyamara ari umwe mu bagize uruhare mu kuba babohora igihugu. Ubwo General Retired Ibingira yazaga gusubiza Kayumba Nyamwasa, yavuze ko nta wigeze amwambura impeta, ahubwo ko inda ye nini ariyo yaje gutuma ata igisirikare cy'u Rwanda, ndetse anavuga ko abantu bose barwaniye kubohora igihugu batigeze bakorera impeta cyangwa se amapeti, ahubwo bakoreraga ukwishyira ukizana kw'igihugu, ariko n'ubundi ibyo Kayumba Nyamwasa avuga bigaragaza uwo ari we. Kayumba Nyamwasa yashyizwe ku rutonde rw'igihebe 26 byigeze gusohora cyangwa se biherutse gusohorwa na leta y'u Rwanda, bigaragara ko abiganje mu ishyaka ryangwa se mu mutwe wa FDLR no mu ishyaka rya RNC ryashinzwe na Kayumba Nyamwasa rigamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda.